Haleluya, haleluya. Imana yacu ihabwa icyubahiro, yemeye ko tugeza uyu munsi tugihumeka umwuka w'abazima, nishimwe cyane kandi nizere ko ikibarinze muri amahoro. Ni Pasiteri Marie Thérèse ugarutse, ngarutse kuvuga Imana. Uwiteka arambwiye ati hamagara hari uwakumva. Arambwira ati hamagara wenda hari uwakumva, tirangurura wenda hari uwakumva. Icyampa hakagira unyumva, nyamara twumvise twakwambukisha uruzi ibirenge. Mbese niba mwari mumbabariye mukanyumva, washaka ugasimbuka uwumirije uti wa Mana we, nari naranze kukwizera nibwira ko imbaraga zanjye zihagije, maze ugatimbira rimwe gusa uti rimwe kabiri gatatu ndakwizeye wa Mana we, wahita wisanga mu biganza byayo kuko iteze amaboko yiteguye kukwakira. Twahita tumera nk'Abisiraheli ubwo Imana yababwiraga iti mugiye kunkorera ikintu kimwe gusa kugira ngo mbakure mu nzu y'uburetwa. Ibategeka gufata umwana w'intama cyangwa w'ihene utarageza umwaka, kandi uwo mwana utagira inenge. Uwo nguwo muraza kuwosa, amaraso yawo muyashyire ku nkomanizo y'umuryango. Nuko ibategeka n'ibindi bikurikiraho uburyo bari buwukoreshe. Turabisanga mu Kuva ibice 12 guhera ku murongo wa mbere kugera ku wa 11. Natwe tutarihana ngo twizere Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, tuba turi abaretwa b'icyaha. Imana itugirire neza cyane. Iyarure bikitwa none, kugira ngo Kristo abone uko akumurikira, kandi kugira ngo uhinduke umuragwa w'ubugingo. Kandi tukiri no muri uyu mubiri dufashwe n'imbaraga z'Imana, tubaturwe kandi tugirirwe neza n'ukuboko kwayo. Kuva ibice 12 uhereye ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisiraheli ryose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendera umwana w'intama uko amazu ya ba se ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe. Kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, abe ariko muzabara umubare w'abasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabisekurume itaramara umwaka. Muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'ukwezi. Iteraniro ryose ry'Abisiraheli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, kereka zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo ntimuzagire icyo musiga ngo kirare. Iziraye muzazose, uku abe ariko muzazirya. Muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni. Muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Amen. Kumvira Uwiteka biruta ibitambo. Uko niko Uwiteka yakuye Abisiraheli mu gihugu cya Egiputa, abambutsa uruzi n'ibirenge. Imana ihabwa icyubahiro. Natwe twakwizera Uwiteka tukamwumvira, twahita twambukisha uruzi ibirenge, tukinjira mu rwandiko rw'Abaroma ibice 5 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa 11.
haranditse ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo wadushyikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana, kandi kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Tukiri abanyantege nke, mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi nkanswe umunyabyaha. Icyakora hari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha nkanswe. None ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye, ntituzarushirizaho gukizwa umujinya w'Imana nawe? Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo wadupfiriye tukiri abanzi bayo, none ubwo tumaze kungwa nayo, ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe? Ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira Imana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo ukiduhesha kuzura nayo na bugingo n'ubu. Haracyari amahirwe, haracyari ibyiringiro, kuko n'abatarungwa nayo n'amaraso ya Kristo nabo uyu munsi cyangwa ejo bundi ubwo burenganzira baracyabufite. Imana yacu ishimwe yuko itagica umukato ngo ivuge ngo birarangiye, abasigaye basigarira aho ngaho. Imbabazi z'Uwiteka ziracyariho, nimuze tuzakire na yombi. Twaba dukoze ikintu gikomeye, Imana yakwigarura maze ikibuza uburakari. Uko twaba twanze ikibi tugakunda icyiza, twaba twizeye Umwami wacu Yesu Kristo maze tugatsindishirizwa nawe ibyaha n'igisa nabyo, bikatuba kure rwose, tugahinduka abana b'Imana nyakuri, maze tugahinduka abaragwa b'amasezerano, kuko mbere twari kure yayo. Imana yacu ishimwe cyane. Twahita tugera mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso ibice 2 uhereye ku murongo wa 11. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, aba bakebwe n'intoki ku mubiri bita abatakebwe, mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanyije n'Ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano y'ibyasezeranijwe, ari nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi, ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya, amaze gukuzaho amategeko y'iby'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abarememo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amaharakubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe. Nuko ntimukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu ni we buye rikomeza imfuruka.
muri we inzu yose iteranijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Imana irambwira iti hamagara, wenda hari uwakumva. Niba wumvise uyu munsi wakwemerera Uwiteka Imana Nyiringabo kugira ngo akubere umurengezi, kugira ngo akubere umucunguzi, wakwizera Kristo Nyirimbaraga kugira ngo uhereye none utandukanywe n'umuntu wari we mu gihe gishize, ahubwo uhabwe kuba umuntu mushya muri Kristo Yesu. Icyo gihe ibyari bikuriho byose Uwiteka Imana arabisibanganya. Inzandiko zari zikuriho izo zose Uwiteka Imana arazitesha agaciro, ariko niwanga kumwumvira, ibyari bikuriho mu gihe gishize Uwiteka arabiha agaciro, ndetse n'ibizaza arabiha agaciro, hanyuma uzahananwe n'abakwiriye guhanwa igihano, ndetse uzabona ko kitakwihanganirwa. Imana yacu itugirire neza, Imana yacu iduhe kuyumvira, Imana yacu iduhe kumenya icyo gukora mu gihe cya none. Umugabo witwa Kayini, Uwiteka Imana aramubajije ati murumuna wawe ari hehe? Nawe aramusubiza ati sindi umurinzi wa murumuna wanjye. Ariko uko bisanzwe murabizi neza ko umukuru ubundi arinda umuto iyo ari abana bari mu rugo, akamurinda icyamugirira nabi. Uwiteka aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Noneho uri ikivume ubutaka bwanga, bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpaye kiruta icyo nakwihanganira. Dore unyirukanye uyu munsi ku butaka, no mu maso hawe nzahahishwa, nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Umva nawe, atinya igihano kandi yanze no gusaba imbabazi. Imana itwigisha. Umuririmbyi yuzuye umwuka ati bazatinya guhinguka imbere ye, bazahinduka ubwoba busa, ni ukwiyambura ya myambaro mibi Yesu atwambikiye y'ubukwe. Haleluya. Kumvira Uwiteka bizana umugisha, ariko kutamwumvira bizana umuvumo. Gutegekwa kwa 2:28, uhereye ku murongo wa 1 kugera ku wa 14, hari imigisha izanwa no kumvira Uwiteka Imana. Ariko uhereye ku murongo wa 15 gusoza icyo gice, hari imivumo izanwa no kutumvira Uwiteka Imana. Iyo niyo itegereje abatumviye Uwiteka Imana uhereye kuva bakumva ubutumwa kugeza igihe bazapfira.